Wa musore Hex ari ahangaha arimo gukanda agatelefone ke ndetse yibaza avuga ati se nukubera iki uyu mukobwa atarimo gusubiza message. Abyibazaho cyane ati nukubera iki atarimo gusubiza, ati ngo blocked, ngo yaramborotse. Mwibuke ko twahirukanye wa mukobwa Babi yarabwiye amagambo wa mukobwa Temi ko uyu musore nta kindi amukurikiranyeho uretse imitungo. Ati se nukubera iki yamborotse rero? Ni ikihe kibazo? Natekereje ko namusobanuriye ibyabaye, we azi ngo ibyo yamusobanuriye ibyo undi by'uko uyu musore yaramaze iminsi mu bitaro. Kumbe wa mukobwa Babi babana yamumuteranijeho. Biramucanga ati se ubu bwoko bw'uyu mwanda ubundi ni bwoko ki? Ubundi bino bintu ni ibiki? Biramucanga cyane ati nukubera icyo ashobora kumboroka. Pigi nuko yaje ati hero bro bimeze bite? Ati none se ako kantu bagukubise kanzinya cyane niko kari gutuma ureba nkuko nguko kiri kumuserereza cyane. Ngo gutyo bagukubise buhoro cyane nibyo biri gutuma ugaragara nkaho ugiye gupfa koko? Ni cyabiye kimuserereza. Uyu ngo yavuga ati ushaka ko ugo akwica se? Iyo aba wari mu nkweto zanjye se aka kanya utekereza ko wari kuba uri ahangaha? Amureba nabi cyane ati uramutse ubonye uburyo bampondaguye nkakubitwa nka kuriya n'ibigabo 5, uburyo bankubitaguye bakampondagura, uburyo ikiganza cyanjye bakivunaguye cyangwa se ukuboko kwanjye bakuvunaguye, nta nubwo bigeze bita ngo ndi umutineja cyangwa se akandi kantu. Arabikabirije ngo yakubiswe n'abagabo 5 kumbe ni Babadi wamuhondaguye. Bigaragara ko abangaba ashobora kuba atarababwiye ko ari Babadi wamuhondaguye na wa musore we. Ati rero baramutse bagufasha wa musore we, uyu musore Bigi avuga ati niba nawe ibyawe nta kibazo cyangwa se ibyawe biratekanye. Umusore mu kwikanga itavuga ati ntabwo ndi kumva ibyo ushatse kuvuga, ngo niba ni ibyanjye ngo nimbe nanjye. Uyu musore itavuga ati oya ntubigireho ikibazo, kuko uyu musore batangiye kumukeka cyangwa se Babadi yamubwiye ko yamubonye kuri station ya polisi. Arabiceceka ati none se nukubera icyo uri kumbwira ngo simbyiteho, ngo warangiza ukambwira ngo sinite ku byabaye n'ibiki byabaye? Uyavuga ati nta cyabaye, nuko nyine mvuze ko aka kanya wowe niba n'ibyawe nta kibazo rero bityo ntubyiteho. Nta kintu cyabaye, we ntuze kugira ikibazo na gitoya. Bigaragara ko Bigi ahangayitse cyane. Uyavuga ati nese ushatse cyangwa se urishowa neza cyane ko utigeze ujya mu byago na Babadi wa musore we? Uyavuga ati njyewe ibibazo na Babadi reka wana, njye na Babadi ntabwo tujya tugirana ibibazo kuko njyewe ntabwo meze nkawe. Umusore Hex avuga ati oh okay nta kibazo rwose, mbese ntabwo umeze nkanjye. Uyu nguyu yavuga ati ariko njye ntabwo njye ngirana ibibazo na Babadi tu. No kumwishushanyaho cyangwa se kumwihishamo, ibibazo na Babadi arabifite. Ndetse no mu polisi ati bura hari ikintu nshaka kukubwira nonaha rero. Ari uyu musore Hex uyavuga ati icyo kintu ushaka kumbwira se ni igiki rero? Ari Bigi akomeza kumwitegereza cyane. Bigi itavuga ati tangira uvuge wana, gutyo uri kundeba utangira kunyitegereza cyane undeba. Uyavuga ati oya tuze ariko reka nze mbikubwire. Uyavuga ati nyine vuga ibyo uvuga aho gutangira kunyitegereza nkaho ndi umugore cyangwa aka kanya waguye mu rukundo nanjye bya bindi byo mu mafilime. Umuntu ajya kubwira ngo reka nkubwire akantu akakwitegereza cyane. Bigi avuga ati njye noneho watangiye kugwa mu rukundo nanjye kurimo kunyitegereza cyane. Uyu musore Hex atangira kubitekerezaho ati maze iminsi ndimo kubonana na wa mukobwa wo mu kagari, cyangwa se turi kugenda tugira ukuntu nyine tubirimwo n'urukundo. Umusore Bigi yarabimubwiye. Sasa ku rundi ruhande uyu mukobwa Temi yaje ahangaha kuruhura umwuka n'umutima ndetse n'ubwonko. Uyavuga ati nose urashaka ko hari ahandi hantu twajya? Ati oya reka tube tugumye ahangaha. Azi ko Hex ari umuntu mubi, ngo yaramukurikireho amafaranga yanamuborotse. Bigi nuko nguko yaje rero aza begera. Bigaragara ko nyuma yo kuvugana na Hex hari byamubwiye amwitegereza. Ati wa mukobwa ni wowe Temi? Okay. Uyavuga ati none se hari ikibazo gihari? Bamwitegereza ati mfite ubutumwa bwawe ngomba kukuzanira buturutse ku musore Hex. Uyu nguyu yavuga ati well mubwira ko nta kintu nshaka kumva kimuturutseho cyangwa se cyerekeranye n'ibyo ngibyo, ugenda umubwira ngo arakajya mu kuzimu nyagasani. Uyu nguyu yavuga ati oya njyewe wenda nindamuka naguhaye ubu butumwa ahubwo ni njyewe urajya mu kuzimu cyangwa se ahandi, kubera ko njye ntabwo nkunda ubu butumwa yampaye kugira ngo mbukuzanire nanjye simbukunze. Nko kumubwira ati n'ubundi ntabwo nakabikunze ariko ngomba kubukuzanira. Uyu mukobwa avuga ati nase nukubera icyo kiri ahangaha, genda niba utabikunze genda rwose cyaho. Agiye kugenda arongera arahindukira agenda agiye kubutanga. Ati wa mukobwa we rero Hex ntabwo ari we wenyine cyangwa se muri aka kanya ntabwo ari we wenyine. Ntabwo nzi ikintu kijya mbere hagati yawe nawe, kubera
kubera ko yavuze ko byanga byakunda ugomba kuza ukajya kumureba iwabo mu rugo, mbese ngo ujye kumusura ujye kumureba. uyu nguyu avuga ati oya sinshobora, agiye kuvuga sinzi uko yarebye ku ruhande abona wa mupolisi umwe twatangiranye yiruka kuri ba basore. ati uwo musore we ntabwo nzi ibintu wakoze, abwira Biggie, ariko aka kanya hari umuntu urimo kuza adusanga hano nonaha, bityo rero byaba byiza utangiye kugenda wiruka cyane. Aramuburiye, running, igenda wiruka cyane wa musore. Wako kanya umusore Biggie acaho, umupolisi nuko yamwirutseho. Biggie asiga n'inkweto ze hariya, acaho umupolisi ahita amwihorera. Umupolisi nuko nguko yagarutse, ati sorry umeze neza? Ari uyu mukobwa Mary, umeze neza? Uyu nguyu yarabegera, ati sura musore niki kuri we wa mukobwa we? Abitegereza cyane, ati njye uriya musore ntabwo muzi sa, njye muriye we nawe hano gusa. Ati ngo ntabwo muzi, ngo huriye hamwe nawe hano gusa gutya, warangiza ukamubwira ngo yirukanye. Uyu avuga ati hari ikibazo gihari se nyakubahwa? Uyu nguyu avuga ati rekera aho ngaho kumparasinga, wimpohotera kandi. Ati oke bimeze neza, bimeze neza. Ati igicamunsi cyiza, njye ntabwo ndimo kugerageza kuguhohotera, ntabwo ndimo kuguhotera. Uyu avuga ati ndakwinginze hari ikibazo gihari, ese hari ikibazo? Uyu avuga ati reba, ati nukubera kuri musore ari dangerous cyane, ni umusore mubi cyane. Ngewe ni timu yanjye tumaze iminsi turimo gushakisha uriya musore ndetse n'agangeye igihe kinini cyane. Uriya musore ni dangerous cyane, ni umusore mubi cyane, ni umuntu mubi cyane. None se ntabwo wigeze ubibona mu isura ye? Ni mubi cyane, ni umusore mubi cyane wa dange. Uyavuga ati rero nkuko urimo kubibona, uyu nguyu wiyizi yahangaha yaje gufata agafuresheri, yaje kwifatira umwuka. None se akakanya watubisa ukaba utuvuye mu menyo ukatureka tukiberaho mu mahoro? Umupolisi avuga ati furesheri, ati cyane rwose. Ati oke nta kibazo rwose. Uyu mukobwa nyine yari yaje kwitekerereza, ati mumbabarire nagerageje wenda ariko ticyaho genda. Ati ngomba kugenda. Abapolisi biriya niko bababwira, none araba ahandi nkira hirya. Ahaha, polisi yavuye ahangaha. Uyu bavuga ati umeze neza se? Uyu avuga ati meze neza, ndakwinginze reka tujye mu rugo nonaha. Umukobwa avuga ati oke nta kibazo rwose, reka tugende tujye mu rugo. Umugabo agenda avuga ati sorry wihangane. Biggie nuko yaje yiruka cyane, bigaragara ko nyine diru yagiranye n'abapolisi nayo yayikwebye. Uyu musore Biggie yageze hano agwa hasi, ndetse mu kugwa hasi uyu musore Biggie nawe atangira kwibuka nkuko twabonye wa mukobwa Babi yibuka. Uyu we yibuka mu myaka 2 yashize, yarari ahangaha muri izi nzira n'ubundi agenda yiruka cyane, bigaragara ko hari ikintu kimwirukankije. Uyu musore uko yarimo kugenda yiruka cyane niko uyu musore Hex na Babi bari baramaze guhura, barahuje neza cyane, barimo kugenda. Uyu musore Biggie nuko yabagunze, ati Jesus Christ, wa musore uri impumyi, ndebara yino hipopo niba ari hippopotamus niba ari iki byo binyamaswa binini cyane biba mu ishyamba ndetse no mu mazi. Ati reba yino hippo bamwita, ati njyewe nyise hippo se? Ati cyane rwose. None se ntabwo urimo kubasha kureba cyangwa se kugenda urimo kureba? Uyu nguyu yavuga ati Imana yonyine izahana uwo munwa wawe sha, uwo munwa ukoresheje urimo kunyita hippopotamus. Uyu musore akomeza avuga ati ntabwo nzi niba nakwita umukobwa cyangwa umuhungu wa gakobwa we Babi kubera ko anyira anumuto mu boy. Uyu musore Hex avuga ati ariko harabuze gatoya ngo ikiganza cyanjye cyangwa se ukuboko kwanjye ukwangirize. Uyu musore avuga ati bro ndakwinginze ntundakarire. Umukobwa avuga ati uri umusazi se? Umusore ati Imana irakaguhana gace. Uje ati nawe Imana irakakwica, uganira akakwica niba ari iki? Ati kigoryi idiot wowe bro. Bakomeza gutongana abangaba. Uyu avuga ati nase nibiki byabaye ku kuguru kwawe? Ari Hex abaza uriya musore amaze kugwa hasi. Uyu ngo yavuga ati bro wowe ntugira ikibazo, hari umuntu urimo kunyirukaho nonaha ari Biggie, niyo mpamvu arimo kwiruka. Umusore Hex avuga ati tuza reka icyo gisebe cyawe noneho aka kanya tukiteho nonaha. Umukobwa avuga ati reba kiriya kigoryi. Umusore Biggie avuga ati Imana irakaguhana n'uwe munwa wawe, Imana izaguhana n'uwe munwa wawe. Uyu musore avuga ati rega tukurikire uriya musore tujye kureba. Baba avuga ati nukubera iki ushaka kumukurikira? Ashaka nuko kirimo kumukurikira umuntu warumvunya akaboko agenda yijujuta, ariko abangaba baje gukurikira Biggie. Bino nibyo arimo kubasha kwibuka. Aka kanya abapolisi barimo kumwirukaho, yabajyanye ku ruhande cyangwa se bamujyanye ku ruhande babwira ati ni onkere wanjye. Niko arimo kubabwira ati ni onkere wanjye. Ati onkere wanjye arashaka ko nsubira mu giturage cyangwa se mu cyaro.
ndetse nanone aho ubuzima bwanjye bugeze nonaha ntabwo nshaka gusubira mu cyaro, ntabwo nshaka gusubira mwa kiriya cyaro. Uyu musore avuga ati ariko byibura ahangaha turatekanye, nta muntu ushobora kudusanga ahangaha. Uyu mukobwa avuga ati ese iyo niyo mpamvu aka kanya wakoresheje umubiri wawe munini warangiza urutugu rwanjye ngo ni dislocate. Dislocate ni kuko ushobora kuvana ikintu muri location ikiri munini ukakijyana mu kindi, noneho warangiza urutugu rwanjye ukaruvanaho rwagakwiye kuba ruri, warangiza ukarujyana ahandi. Niko Babi abivuzemo rero. Niyo mpamvu iyo ngiyo urimo kwiruka nk'aho wagira ngo ntabwo ufite kontorore amukwena cyane. Uyu musore Biggy avuga ati oga vugisha uwo mu boyfriend wawe. Umukobwa akuramo urukweto bamwise boyfriend agiye kurwana, baratangana agiye kumukubita uru rukweto. Hex aramufata ati oya byihorere. Umusore Hex ati by the way njyewe nitwa Hex. Ati witwa Hex? None se iryo ni izina ababyeyi bawe baguhaye ari cya Biggy? Hex avuga ati uri umusazi, njyewe amazina yanjye nitwa Hex. Ati runo rusore ni urucucu, ni urugoryi. Oya ngo yavuga ati natekereje ko ngo ushaka kuba umutabazi we ari Babi nawe mwiza. Ati uyu mukobwa yitwa Babi. Uyu ngo yavuga ati ese kuri kumbwira izina ry'uwo mukobwa ngenda ari kubajije. Uyu ngo yavuga ati kubera icyo wamubwira izina ryanjye se? Ati ubundi se agira n'izina? Ati mwerekura kubera iki izina ryanjye warivuga? Ati nese uyu ngo yagira izina base ari cya Biggy. Baratongana, babitonganiramo bigaragara ko batigeze bahuza ku nshuro ya mbere, ariko uyu musore Hex we yashakaga gufasha. Babiganiraho batongana, uyu yitotomba cyane. Ubundi se renda ukakubwiye ngo izina ryanjye nashakaga kuri kubwira uwo mukobwa cyo. Ati nese nukubera icyo wakire wawe yavuga ko ngo ugomba kuva iwe mu rugo ukajya mu cyaro ugasubira mu giturage, nukubera iki? Uyu musore Biggy avuga ati kuva nabura ababyeyi banjye, ati icyo gihe cyose namaze mbana na onkire kuva ababyeyi banjye bapfa, none aka kanya ashaka ko nsubira mwa kiriya giturage narangiza nkaguma mwa kiriya giturage nkahaba, ariko njyewe ntabwo nshaka kuba mwa kiriya giturage uko byagenda kose. Uyu mukobwa Babi avuga ati rero ndamutse ndi wowe wa musore we Hex nkaba mfite umuntu ufite iyi ngano mu rugo iwanyu ungana gutyo, ibiryo byose byajya bishira mu masegonda 0.2 ngo bura ararya cyane angana gutya, ibiryo byajya bishira mu masegonda isegonda ritaranuzura. Ni ka Babi. Ati tuza wana. Uyu musore Biggy yumvise uburyo barimo kumutoteza cyangwa se uyu mukobwa ari kumuvuga nabi, ahita atangira kurwana. Uyu musore aramukiza, batangira kubirwaniramo, ndetse uyu musore Biggy nibyo yararimo kwibuka ari ahangaha, aguye ahangaha abapolisi barimo kumwirukaho. Ibyo byarabaye wa mukobwa Temi ari ahangaha mu rugo yakomeje kubitekerezaho, bamumuteranijeho aza kwibuka umunsi umwe ubwo yaramaze kugura bya binini, duruka afata kano gacupa akitegereza cyane. Nta kindi yakoze yabitekerejeho, ubanza yarabonye bitashoboka kubinywa ajugunya hariya ku ruhande, ntabwo yigeze anywa biriya binini. None yongeye kubyibuka ari ukuri musore Hex bamumubwiyeho amagambo mabi ko amukurikiranyeho amafaranga, biramubabaza cyane. Ati nukubera iki nabaye careless cyane, kuki ntigeze nita ku bintu? None se iyo aba hari umuntu waba warabonye kariya gacupa aho nakajugunye muri trash kandi cyangwa se muri puberi, ako kanya bamuzaniye icyo kunywa. Ni wa mukobwa nyine ujye umwitaho ibiki byose. Ati Temi none se urimo gutekereza ibiki noneho aka kanya? Ati none se ibintu byose bimeze neza? Uyavuga ati oya ntabwo ntekereza ko ibyo ngibyo nkishaka kubinywa, nibyo amuzaniye. Ati sintekereza ko ibyo ngibyo ngishaka kubinywa. Uyu avuga ati none se urishuwa neza kuko bino nabigukoreye ku giti cyawe cyangwa se niwe nabikoreye muri bwa buryo ubikundamo? Uyu mukobwa avuga ati oya ngende ishuwa cyane imeze neza cyane. Ati ahubwo se waretse tukajya gutembera byibura aho kuguma twicaye ahangaha tujye kwitembera? Ati tujye gutembera? Ati cyane rwose tujye gutembera. Ati none se ibyo ngibyo nibyo ushaka? Ati cyane rwose nibyo nshaka. Aruhutse umutima ati wake nta kibazo rwose. Umukobwa avuga ati reka mbe ngiye ndi. Ati by the way, ati none se wigeze ubona icupa hano hafi, mbese icupa rya plastike ukuntu bigaragara ko bya binini nyine yabijugunya hanga niyongere no kubyitaho, ntabwo azeho rya cupa ryagiye. Uyavuga ati icupa? Ati nyine icupa ritoya. Ujya mubwira ati oya ntabwo ngiye nigeze mbona icupa, nta cupa nigeze mbona.
abitekerezaho ati none se urishuwa neza cyane ko atari byo arimo gufata, ari byo uyu mukobwa yivugisha. Ujya ahita amubaza ati ushatse kuvuga ibiki se? Ujya arikanga avuga ati ha, biramutungura cyane. Bigaragara ko ahise yibaza niba biriya binini uyu mukobwa yataye atari byo umuvandimwe we yatangiye gufata tara. Uyavuga ati oke, nta kibazo rwose, reka mbe ngiye ndaje. Mu giturage cy'iwacu wa musore Hex ari ahangaha bigi nuko yaje. Ati man urebe iki kuboko kwanjye wana warumvunye nanone. Ati nibiki byabaye? Ati nirutse imyaka 20 y'ubuzima bwanjye bwose cyabiki. Ati imyaka 20 y'ubuzima bwanjye bwose ndayirutse aka kanya. Si urose ageze anga. Ati none se ubutumwa naguhaye byagenze bite rero? Uyu nguyu avuga ati iyi Imana izaguhana uwo munwa wakoresheje umbaza iki kibazo nona. Icyo kibazo mbajije nona Imana irakaguhana uwo munwa wawe. Akavuga ati nta nubwo uri no kubanza kunyitaho basi ngo uri umusazi. None ntabwo ari ubwo butumwa bwawe wanyohereje budafite n'agaciro butumye aka kanya umupolisi anyurukaho igitaraganya. Umusore aryama hariya. Ati nonsense. Ati byagize ku rwego rw'uko nirutse na silipa zanjye nkazibagirwa nkazijugunya. Uyu musore byamucanze cyane, telefone yarasonye. Ati heratemi vipi zawe? Ati tuza nshobora kugusobanurira nonaha. Ati nese nukubera iki wamburutse? Umukobwa avuga ati nta kintu mfite cyo kukuvugisha aka kanya nonaha. Umusore avuga ati ariko nshobora kugusobanurira ko atari ko bimeze. Ati nsobanurira iki se? Umukobwa umwe yitabye telefone yawe arangije ibintu byose arabimbwira, bityo rero aka ntabwo ariko kanya ko kuba ibyo bintu wabyanga. Uyu nguyu tungurwa avuga ati uwuhe mukobwa se? Uwuhe mukobwa? Ati uwo mukobwa se nta muntu wigeze yitaba telefone yanjye, urimo kuvuga uwuhe mukobwa? Ni njye nyine. Umukobwa atema avuga ati oya wimbaza ikibazo cy'ubugoryi aka kanya. Impamvu guhamagaye none hano kukubwira ko polisi irimo guhiga umwe mu nshuti zawe nonaha, nta kindi nshaka kuvugana nawe. Uyu nguyu avuga ati ya uwo musore arahangaha turi kumwe nonaha. Umukobwa avuga ati goodbye. Uyu avuga ati temi buretse gato yanshobora gusobanura, buretse nisobanura wikwihuta cyane. Ati navuze ngo goodbye. Ati ndakwinginze mborokora nindangiza nkwandikire. Ahita mukupa avuga ati temi ariko yamukupye kare cyane. Uyu musore bamubwiye ko ngo ari umukobwa witabye telefone, ndetse uyu musore ahita atangira kwibuka ubwo yabonanaga kano gakobwa ka Baby telefone avuga turi gukoresha iki telefone yanjye, ndetse mu kubyibuka ahita byanga byakunda abitekereza ko ariko byagenze. Umusore bijya amubaza ati byagenze bite se? Uyu avuga turamutse umpakije wa mugingurimo aramucecekesha. Nta kindi Hex yakoze, yahise ahamagara akanda ahamagara vuba igitaraganya. Ati haro Baby. Ati ngwino mu rugo nonaha igitaraganya ndaguke. Numbaza ibibazo ngwino hano nonaha igitaraganya. Ahita namukupa cyane. Ahise amenya ko uyavuga ati gari nase nibiki byabaye. Amureba nabi cyane. Ati ntunambaza ubusa wana. Ntumbaza ubusa. Uyu musore ahise amenya ko Baby ari wowe wahamagaye uriya mukobwa Temi, yarangiza akamubwira ibintu bitari ngombwa. Uyu mukobwa Baby nuko nguko yaje, ndetse mu mujinya mwinshi cyane ahita yicara ahangaha atarimo no kumureba. Ati Baby ari uyu musore Hex. Baby uvuga ati nukubera kiri mu guhamagara izina ryanjye nguko tuza wana mbere yuko ugira ikintu ukora ari biki. Ati nase nibi kuvuga ngo atuze nibiki urimo kuvuga ngo uvuga ati nibiki wabwiye Temi. Uyavuga ati nase nibiki ngomba kubwira Temi cyangwa se nibiki nagombaga kumubwira. Uyavuga ati nukubera iki wabwiye Temi cyangwa se nibiki wabwiye Temi, rekeraho ngaho guca ku ruhande kubita hirya no hino nurangiza uvuge. Uyavuga ati nase nibiki nagombaga kubwira uwo Temi wawe nyuma yuko watuyobye uko turi babiri warangiza ukagenda ugahagarika ibintu byo kujya ujya gukora deliveries, warangiza akazi kacu ukagashyira kuri risk, ukagashyira mu kangaratete. None si inyungu yawe ni iyihe? Uyu musore Hex avuga ati nese ntabwo urimo kubibona ko aka kanya ari ishyari ririmo kubigutera, ari jeruzi cyangwa se urimo gufuha. Uyavuga ati gufuhira iki se? Umusore avuga ati niryari nigeze mbakwepa rero. Dici nyine ngo yarabakwepye ngo noneho ngo ntiyajya akora. Niryari nigeze mbakwepa. Je nababwiye ko nashaka gukora kano kazi byibura iminsi 3 yonyine. Ni iminsi 3 yonyine navuze ko ntarimwo kuboneka 3 yonyine. Uyu mukobwa avuga ati kuva wahura n'uriya mukobwa wifashe ukuntu cyangwa se watangiye kwitwara ukuntu umuntu atazi, ndetse warangije uranadukwepa kubera uriya mukobwa, ndetse iteka ryose uri gukwepa ibintu byo kuderivaringa. Ntujye kuderivaringa ibyo tugomba gutwara, nta nubwo aka kanya urimo no kuza aho tugomba ati ndanakwinginze mva mu menyo. Uyu musore bijya avuga ati guys nimutuze kuko mwembe aka kanya mukeneye gutuza muri relax tubanze. Uyavuga ati oya funga icyo kinwa cyawe nonaha.
uyu nguyu avuga ati reba njye nta nubwo nzi n'ibingibi niba ari byo wari unampamagariye rero wa musore we muri ubu buzima niwongera kumpamagara uje kumbaza ibibazo nk'ibi ngibi urimo kumbaza ngo ni ibiki navuze wa musore we ntuzigere ubigerageza kubera ko iteka ryose uzahita wiyanga niwongera kumpamagara urimo kumbaza ubusa uzahita wiyanga kandi uziyanga mu buzima bwawe bwose ndarahiye kandi ibyo ngibyo ndabigusezeranije uyu musore X avuga ati ninjye urimo kuvugisha muri ubwo buryo umukobwa atongana bongo bose batangira gutongana baratongana ako kanya hari uwinjiye ahangaha avuga ati nibiki bijya mbere ahangaha nibiki bijya mbere ahangaha nibiki bijya mbere nindi urimo kwanga undi ibyo bintu numvise muri kuvuga ngo nindi uri kwanga undi ati ntawe ma bariyumanganya ati ntawe ma ati ntawe ari uyu mubyeyi ati ndabumvise mwembi ndabumvise mwese ibyo mwari murimo kuvuga nonaha ninde ugiye kwanga undi cyangwa se ninde uri kwanga undi mumbwire nonaha ati ntawe mami bareba hasi n'ipfunwe ryinshi ati ntawe ati hanyuma sera nakahe kazi mukora ko nabyo nabyumvise uyu ngo yavuga ati nyine tugurisha ibintu umugore akomeza kumva cyane ati mugurisha ibiki se Hex avuga ati nyine tugurisha ibintu by'ibiribwa ibintu nk'ibyo ngibyo ati cukuwe bukafunga icyo kinwa cyawe nonaha ati ngo mugurisha iki mwana wanjye musore wanjye umusore avuga ati nyine tugurisha ibyo kurya noneho abantu bakabirya nyine ati hanyuma se ibyo mugurisha bimeze nka gari ni rice ni fofu ni ibyo kurya ati ebuka rekera aho ngaho uwo musore kumurya urwara ndakwiyamye ni ibihe bintu murimo gucuruza cyangwa se mugurisha uyavuga ati nyine ni ibintu biri edible nyine abantu barya tu noneho ni amasinakisi asanzwe nyine ati ni amasinakisi ati noneho ni amasinakisi nyine muba muri gucuruza hanyuma ayo masinakisi akaba ariyo yaguhaye icyo gisebe cyangwa se ibyo bikomere ufite ku kuboko kwawe ni ibyo ngibyo ati reka nizere ko ibyo bintu murimo kugurisha bitazongera guteza ibibazo bikomeye cyane kurusha ibyo ngibyo ufite nonaha wa musore we umusore azunguza umutwe abangaba bazunguza imitwe n'ipfunwe ryinshi cyane ati none se bizateza ibyo bibazo ati oya ma ntabwo bizateza ibibazo barebana nabi cyane ati nari natekereje ko mushaka kurwana niyo mpamvu nje niruka cyane igitaraganya nkabasanga ahangaha akomeza kubareba ati mwese mbafata nk'abana banjye ndabizi ebuka niwe mwana wanjye umwe wenyine gusa ariko namwe nabinjije ahangaha mbagira nk'abana banjye mbafata nk'aho muri abana banjye ntabwo nshaka ko mujya mu bintu by'imirwano nta nubwo nshaka ko byibura hari ikintu gishobora kuza hagati yanyu ndetse ngo cyangirize ubushuti bwanyu singishaka ntabwo nzi niba icyo kintu mubasha kucyumva neza cyane ariko nyine baba bari mu matiku tuhanga ati se ndimo kuvugisha abantu ko mutikiriza ati yego mami turi kukumva ati muranyumva neza cyane ati yego mami turakumva neza cyane ati ntagire ikintu na kimwe kizangiriza ubushuti bwanyu ibyo ngibyo se birumvikana neza ati yego mama birumvikana neza cyane ati kandi urakoze cyane mami ari babi acaho n'umujinya mwinshi cyane uyu mubyeyi yamwitegereza uriya mukobwa nyine yarakaye cyane ngo kuba Hex yaragiye cyangwa se yaragiranye ubushuti n'uriya mukobwa Temi we mubakire ibyo byarabaye sasa ku rundi ruhande Babadi yahamagaye uyu mukobwa Babi ati Babadi ati umuntu wanjye w'umwizerwa nemera cyane ati nige wakwitoreje neza cyane hagarara neza none hagarara neza cyane ati Babi ati numvise ko abantu mukorana mu kazi aka kanya batangiye kwica amabwiriza n'amategeko uyavuga ati Babadi nge ntabwo mbizi kuko ngewe aka kanya nshobora kwivugira ku giti cyanjye ni ngewe wivugira ngenyine uyavuga ati ndeba mu maso wa musore tuzi nka Jamali ati Babadi buriya niko abasore bajya bifata hariya kuma uyahita mureba nabi cyane ntukamvugisha wa muginga we ubu uri kuvuga icyo ubundi mureba ati wa musore uri umusazi warasaze none se ntabwo ufite ubwoba afite n'ipfunwe ryinshi akunda kuvugira muri boss ati mbabarire boss umbabarire cyane ati Babadi ati Babi ndeba mu maso ese ni ukubera icyo ufite ikibazo ko utagaragara neza uyu munsi kutameze neza Babi umeze neza uyavuga ati Babadi ntabwo ari buri gihe umukobwa wo ku muhanda buriya agomba kumwenyura si buri gihe umukobwa wo ku muhanda agira amwenyura uyu ngo yavuga ati none niyo mpamvu isura yawe wayizinze imbere yanjye Babi niyo mpamvu isura yawe wowe muginga ndimo kukuvugisha nawe ndimo kuvugisha none se ntabwo ufite ubwoba aba bakanga cyane ati gira hino uyu mukobwa azamwegera ati hagarara neza stand erect nyine yemye hagarara neza wemye akireba kimureba ati ewa nimpereza level ati uri umusazi kubera icyo ushaka gupfundura packages
nose ntabwo uzi ugomba kuyihereza. Uyu mukobwa aba yaje kureba ibiyobyabwenge kugira ngo agende, cyangwa se ni ibinini areba. Ati reba muri iyo package tuguhayemo imbere, icyo ni igicuruzwa gishyashya rero, ndetse hari contact irimo imbere ugomba gushyira iyo package nonaha. Aka kanya ndagira ngo unyumve neza, iyo package ufite mu biganza byawe ni iy'umukiriya umwe wa danje wacu ukomeye cyane. Uranyumva neza cyane? Umukobwa baba avuga ati yego ndakumva neza cyane. Ati rero ibintu ntuze kubyangiriza. Mvuze ngo iki? Ati ntabwo nshobora kubyangiza, singomba kwangiriza ibintu. Ati shapu. Ati ntuza gutenguha boss, ari cya gisari kimuvugira. Ati wa muginga ushaka ko Imana iguhana? Ubundi iki VIP zacyo. Ati VIP zawe umusore akunda kumuvugiramo. Ati byiza cyane ntukongera kumvugiramo. Ati babi, ati ndakumva. Kwa kariya gasaro rero harya ngo irindi zina ryako ngo harya ngo kitwa nde? Ati yitwa Hex boss, ati yitwa Hex. Ati ugende umubwira ko muhaye icyumweru kimwe cyo kuba angarukiye gusa. Umubwira ko ari icyumweru kimwe gusa muhaye. Ni icyumweru kimwe gusa. Ndamvuze ngo iki? Ati uvuze ngo ni icyumweru kimwe gusa boss. Ati ngaho mwenyurira urimo kubivuga rero. Ati icyumwe mwenyura muginga we. Ati ni icyumweru kimwe. Ngaho hindukira ucaho ugende kandi ukomeze ugende cyane. Naramukurobye inyuma amaguru yawe cyangwa se umutwe wawe ndawumenagura. Uranyumva neza? Ati wowe rero sasa nari ndimo kuvuga warangiza ukamvugiramo, hagarara neza muginga we. Asigaramo hana ku rundi ruhande mu giturage cyacu. Ati please temi umbabarire cyane ngusabye imbabazi, ntabwo ibyo ngibyo ari byo nari ngamije, ndakwinginze ngusabye imbabazi. Bigaragara ko yamwitabye arimo kumuvugisha. Umukobwa Temi avuga ati nakumvise neza cyane. Ati nzakubona cyangwa se nzifuza kubonana nawe, nimba niteguye kongera kukubona reka mbanze nyine ngende, ndakwinginze komeza ufate imiti yawe. Ubwo nyine tubigaragara ko Temi yaje kumva ko kari agakobwa ka babi ariko kabikoze. Noneho uyu musore akaba yisobanuye. Ati urakoze cyane, nose ku ishuri bimeze bite? Ati ku ishuri bimeze neza. Uyu musore Hex ndetse n'uriya mukobwa Temi bakomeje kubiganiraho. Bigaragara ko byibura amusobanuriye ibintu byose uko byagenze, banabiganiraho cyane akamenya ko uriya mukobwa babi ari we wabikoze. Sinzi impamvu uriya mukobwa babi yafuhiye cyane uriya musore nyine Hex kuri uyu mukobwa Temi. Nawe arahangaha ku ruhande amasaha akicuma akongera ahamagara ati haro eni, aka kanya ndagushaka mu cyumba cyanjye, ngwino hano mu cyumba cyanjye ngira icyo nkubwira ndakwinginze. Ese ushobora kuza nonaha? Ati oke nta kibazo rwose. Wa mukobwa nyine ujya umufasha. Wa mukobwa Tara ari hano ku ruhande ari kugira icyanywa, mbese yasohotse. Ako kanya telefone ye yarasonye avuga ati ati haro. Ati oke yego ngwino, yego ndimo kubasha kukubona, ni umuntu uje kumureba ahangaha, ngwino ahangaha, ngwino winjira. Ati yego injira ndimo kubasha kukubona, ngwino. Kumbe umuntu uje kumureba n'uyu mukobwa babi nyagasani. Ati wowe amubonye ahita atangira kwibuka. Uyu mukobwa atarera amubonye ahita atangira kwibuka. Yibuka igihe kimwe ubwo uyu mukobwa yari ari ahangaha, bigaragara ko ari guhahira. Noneho hari umusore wamwegereye, uyu mukobwa babi nawe yari ari ahangaha hafi icyo gihe. Wa musore wamwegereye amwiba telefone, uyu mukobwa yimwiba mu mufuka. Umusore ahita yijigisha, uyu mukobwa babi arabibona neza cyane. Agiye guca uyu mukobwa babi aramwitambika. Ati uya iyo telefone nonaha. Yavuga ati iye telefone zirimo kumbwira. Ati zo niyo telefone nonaha wa muginga we. Aramurwanya ndetse ahita amukora mu mufuka, arangije akuramo telefone. Uyu avuga ati ese my phone yanjye. Umusore ahita acaho aragenda. Babi afata phone arangije yizanira uyu mukobwa Tara. Ati urakoze cyane ndagushimiye. Baba ahita acaho rero aramubonye ahita amwibuka. Ati turongeye turahuye nanone. Ati none se ukora ibingibi? Arimo kubaza uyu mukobwa Babi. Kumbe ibi nibyo ukora? Uyu mukobwa Babi avuga ati hari ibintu byinshi cyane nkora, noneho ibingibi byo kuzana ibinini bikaba ari kimwe muri ibyo ngibyo nshobora gukora. Uyu avuga turavugisha ukuri, amwitegereza cyane. Ati oke nta kibazo ngaho mpereza ibyanjye rero. Uyu mukobwa atangira kwisa avuga ati so buretse gatoya, amuhereza agacupa karimo bya binini. Ati urabizi ko ugomba kubikoresha neza cyane. Ati cyane rwose ndabizi. Ati oke. Ati none se agiye kugenda. Ati none se urabizi nari ndimo gutekereza ko byanga byakunda dushobora kubiganiraho, tukaganira kuri bya bindi byabaye cya gihe wa munsi byabaye byose tukabivugaho. Nyine urabizi cya gihe kuri Superimarishe ibyo bintu nyibyo ngibyo. Uyu mukobwa baba avuga ati oya nta kibazo kuko nta kintu gihari cyo kuba twabivuganaho nonaha.
umukobwa avuga ati yego hari ibintu byinshi dushobora kubiganiraho kuko watabaye ubuzima bwanjye kiriya gihe cyose warabutabaye. Ku rundi ruhande wa mukobwa Temi ari ahangaha, wa mukobwa Eni yari yahamagaje yaje ahangaha niwe uri kumufasha mu buzima bwa buri munsi. Ati hayi Temi, ati wampamagaye, ati yego, ati please ndakwinginze reka aka kanya witegure, nshaka ko witegura kubera ko tugiye kugenda hanze, tugiye gutembera cyangwa se tugiye gusohoka. Uje mubaza tugiye kujya hehe, se tugiye kujya hehe? Uyu mukobwa mu isoni ryinshi avuga ati ya tugiye kujya iwabo wa Hex, niho tugiye kujya. Ati Hex niho tugiye kujya? Ati nose ntabwo ari wa musore uvuga ati ya ndabizi ibyo ugiye kuvuga. Kumbe biyunze. Ati nyine ukuntu byagenze nkeneye kumubona igitaraganya cyangwa se ndashaka kumubona neza cyane, please ndakwinginze nshaka kumubona. Uyu mukobwa Ene aruhutse umutima cyane avuga ati okay nta kibazo rwose, aramwenyura. Biyunze yamenye ko ari wa mukobwa wamumuteranijeho, agenda nyine agiye kwitegura kugira ngo ibintu bize kugenda neza cyane. Sasa ku rundi ruhande ati urabizi nari ndimo gutekereza, urabizi ntabwo kiragiye nigeze ngushimira neza cyane uburyo nyine nagakwiriye kuba nagushimira kiriya gihe ubwo wamfashije. Ati ntabwo nzi niba wenda njye nawe dushobora wenda kwicara twarangiza tugasangira icyo kunywa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari uyu mukobwa uyu nguyu avuga ati oya njye rwose ntabwo nigeze ngusaba ishimwe ry'ibyo nagukoreye, njye meze neza cyane, ibintu byose ni neza cyane. Uyu teravuga ati urabizi njyewe ndi nakwishimira kuba mfite umuntu nkawe muri ubu buzima, urabizi nyine uburyo uri umuhanga ku bintu by'imihanda cyane, ndetse urabizi ibintu nk'ibyo ngibyo. Ndamutse mfite umuntu nkawe ntabwo cyaba ari igitekerezo kibi. Uyavuga ati buretse bino bintu noneho mbisesengure neza cyane, mbese urashaka kuba inshuti nanjye kubera ko ndi umukobwa wo ku mihanda rero niyo mpamvu yavuga ati oya ntabwo ari ibyo, si ibyo ngibyo nyine urabizi nshaka ko njye nawe twibera inshuti gusa bisanzwe, ibintu nk'ibyo ngibyo gusa nyine niba utabigiraho ikibazo. Nose ubundi wakwicaye ahangaha ukicara bundi ugatangira umbwira ngo ubundi izina ryawe ni irihe, ukanambwira ngo witwa nde. Uyu mukobwa avuga ati oke nta kibazo rwose, ati izina ryanjye nitwa Babi. Uyu avuga ati oke njyewe nitwa Tara rero. Ati byiza guhura nawe, ati urabizi ati aka kanya ndimo gutekereza ko dushobora wenda kuba twajya mu rugo iwacu, none kino kiganiro akaba ariho tugikomereza. Sinzi impamvu uyu mukobwa Tara ashaka uyu mukobwa Babi ngo bajyane, simbizi. Ati mbese ati oke nta kibazo rwose, ati none se urabyemeye tujyane? Umukobwa Babi avuga ati ya cyane rwose tugende. Ati urakoze cyane. Bagiye kujyana iwabo mu rugo ngo bajye kubiganirirayo. Ujya undebera. Sasa ku rundi ruhande wa mukobwa twabonye ukundana n'umusore ukorana na Babadi, hano hari undi musore basohokanye rero bishimye cyane, barimo no kunywa akantu k'agashampanye. Bigaragara ko uyu mukobwa ashobora kuba ari umukuzi w'amenyo cyangwa se ameze nka bamwe na bamwe batazi nyine cyangwa se birirwa barimo gukina imikino rero barimo gusangira. Ati cheers to London, ati cheers rwose ku dutendo twinshi cyane. Nanone cheers yindi curo kukuba ufite cyangwa se ku bintu by'ubugoryi cyangwa se ku bantu b'ibigoryi cyane nka AGK. Wa musore bigita ko ari sheri we, bigaragara ko barimo kumuca inyuma cyangwa se barimo kumugambanira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bano babiziranyaho neza cyane. Ati baby ntabwo nzi uburyo bino bintu ukunda kubikora, uburyo ubikoramo. Uyavuga ati cyane rwose, none se njye sinakubwiye ko ibintu byose nzabishyira ku murongo, rero narabyishe narabikoze neza cyane. Uyu musore amubwira ati ewa ni Angelina Jolie ni wowe yigiraho udutendo twe, kuko mu bagore bakina amafilime Angelina Jolie akora udutendo twinshi. Ati banza ari wowe yigiraho. Uyu mukobwa ni mubi cyane. Ati uriya musore mukundana AGK ni ikigoryi cyane ku rwego rurenze urugero, yirirwa arimo kuvuga gusa nka kumbe buriya aroroshye cyane kumbe buriya. Uyu mukobwa avuga ati ya nyine ngiye cyo nakoze ni ukumumanipira gusa wana, naragiye mugira ikigoryi kiraho ngaho ku ruhande nyagasani. Atereka ibyo tunabyibagirwa iby'uriya musore wana, twiganirire no ku bindi. Uyu musore avuga ati baby ariko noneho aho ibintu bigeze kabisa njyewe nari nageze igenda atekereza ngira ngo wagira ngo uriya musore muri mu rukundo bya nyabyo. Uyu avuga ati njyewe mba mu rukundo, none se naba mu rukundo n'uriya mfite wowe ngo mfite, reka ariko ibyo ntibishoboka.
uyu mukobwa niko ameze ati babikinamo cyane babisekamo. Kumbe uyu mukobwa yabeshye wa musore, twumvise bari no kuvuga ngo ibijyanye n'amadokima n'ibiki byose, yabeshye wa musore kugira ngo agire ibintu amukuraho. Kumbe yifitiye undi musore akunda. Ati bebe uri icyuki cyane uri so cute, rero ntabwo najya gukundana n'undi muntu n'ibindi, rero ntabwo nakundana uriya musore ngo mukurikire pe sinshobora. Uyavuga ati none ibijyanye n'amafaranga rero, uyavuga ati amafaranga yose ya sevinze yakuye mu kuderivinga kpirizi cyangwa se bya binini, ndetse n'amafaranga yagujije impande n'impande, ndetse n'amafaranga yose yibye babadi yose ndayafite neza cyane. Uyavuga turishuwa neza cyane. Umukobwa avuga ati ibintu byose bimeze neza cyane. Ati uri serious? Ati cyane rwose. Uyavuga ati oh mana we, ati ikise, ati nari mbizi ko nshobora kukwizera, nari mbizi. Uyu mukobwa nyine yaragiye ajyana mu rukundo undi musore, hanyuma aramukinisha kugira ngo ibyo azamukuraho byose abisangire n'uyu musore, bigaragara ko bakundana neza cyane. Ati noneho amadokima yacu yose ndayafite niba utari unabizi, rero ibintu byose birateguye neza cyane mbese byose. Ati saa moya za mu gitondo, ati ejo mu gitondo London. Bigaragara ko ya mipangu yo gutraveringa uyu mukobwa yari afitanye na wa musore, kumbe uyu nguyu niwe babifitanye, amadokima byose babiteguye babyibye uriya musore, baragenda nibyo bagiye kwipangira. Yaragambaniwe, ibyo byarabaye. Sasa uyu mukobwa Temi arimo kumusunika nyine atashye. Hari abo bahuye avuga ati urisanga turakoze cyane. Kumbe ni wa mukobwa Tara azanye n'uyu mukobwa Babi. Ati Temi urerekeza hehe? Uyu nguyu ahita mubona. Baba ahita amenya ko uyu mukobwa ari we Temi cyangwa se aranamuzi. Ati njyewe ngiye hanze cyangwa se ndasoza, hari inshuti yanjye ngiye kureba. Oyavuga ati inshuti? Noneho kumbe ugira n'inshuti rero bya bindi byo kumukwena. Uyu mukobwa Temi avuga ati mbese kubera ko ntabasha kugendesha amaguru yanjye uvuze ko cyangwa se utekereza ko ntagomba kugira inshuti rero? Uyavuga ati well ni wowe ubyivugiye ku giti cyawe da, ntabyo mvuze. Ati ariko nanone ndatekereza ari Mariya wagakwiriye kukuba yagusohokana cyangwa se mukajyana. Ni biki byabaye se? Uyu nguyu avuga ati njyewe nshaka ko ari we tujyana uyu munsi. Uyavuga ati ya ndabyumva, okay nta kibazo rwose. Ati ya rero uyu ni sister wanjye tu, amubwira yuko kumbe aranamuzi. Ati ni sister wanjye. Ati hi. Ati hi. Ati ku isegonda cyangwa se nyigukubita amaso bwa mbere nari nagize ngo uri umusore kubera uburyo nyine wiyambariye uku nguku tu. Uyu mukobwa aseka avuga ati iyo niyo style yanjye, urakoze cyane. Ati byiza, barasekana. kandi uyu mukobwa Temi ntiyamenye ko uyu ari Babi wamukoreye bya bindi. Ati wacyo nta kibazo rwose. Ati ntuza kubura cyangwa se kuburirwa irengero kubera ko ngewe nta mwanya mfite wo kugushakisha. Uyu nguyu avuga ati ntushakishe, ibyo birakureba. Aragenda uko nguko. Ati rata iyicarire rata Babi yamukurikije amaso yatunguwe cyane yitegereza. Ati okay none se urashaka ko hari ikintu nkuzanira none ahara? Uyu mukobwa Baba avuga ati oya aka kanya meze neza cyane, urakoze cyane, ibintu n'ubutamu cyane. Ati urishuwa neza se? Ati cyane rwose meze neza, ntugire ikibazo. Ahita akora muri aka gakapu amukuriramo ibyo. Ati ngiye package yawe ibyo yaramuzaniye yaramutwaje. Yitegereza hariya. Ati none se uriya ni sister wawe koko muravukana? Uyu nguyu ameze nk'utunguye cyane avuga ati Temi se? Ati yego. Ati yego ni sister wanjye, none se uramuzi? Uyu mukobwa avuga ati oya ntabwo muzi nyine, ariko ndatekereza ko byanga byakunda nigeze kumubona arimo kwihuza cyangwa se arimo kugenda yihuza n'umusore wo ku muhanda mbere hose. Wagira ngo nigeze kumubona arimo kugendana n'agasore ko ku muhanda cyangwa se barimo kugirana umubano. Oya avuga ati umusore wo ku muhanda uravuga aba basore se bahangaha muri hudu yacu cyangwa se muri iriya hudu? Ati cyane rwose kano gakobwa ka Babi bigaragara ko atari keza. Ati ariko nakugira inama cyangwa se nakugira ko wamugira inama kujya kureba bari abasore bahariya, kuko bari abasore ni abantu babi cyane, bari dangerous cyane, nicyo nakubwira. Ndetse kandi iyi mihanda ntabwo iba irimo kutumwenyurira buriya, ntukayiteze. Uyu mukobwa turavuga ati well nge nta kintu nzi kubijyanye n'ibyo ngibyo. None se wowe bino binini uje ubinywa rero? Umukobwa avuga ati oya nge ntabwo njya nk'ibyo binini. Uyu aratungurwa cyane ati ntabwo ubinywa? Ntabwo mbasha kubyumva. None se ugurisha ibinini hanyuma wowe ntunabifata ntunabinywe? Uyu mukobwa avuga ati oya nge ntabwo ngurisha ibinini, icyo nkora gusa ni ukuderivaringa, ntabwo nge nywa ibinini. Uyu avuga ati uraderivaringa? Ati none se itandukaniro nirihe ubundi? Uyu mukobwa aramusubiza ati nuraba kubitekerejeho neza itandukaniro uri buze kurimenya. Nubitekereza neza uramenya itandukaniro iryo ari ryo. Tara biramucanga ati mbitekerejeho neza.
ati urabigurisha ariko ngo ntabwo binywa. Agerageza gutekereza ati noneho ngo uraderivaringa n'ibiki byose. Umukobwa avuga ati ngiye cyo nkora ni ukuderivaringa gusa cyonyine, ati nibyo ngibyo gusa. Birafitagacamo ati oke nta kibazo rwose, ibyo byarabaye. Sasa muri iki giturage cyo ku ruhande, uyu mubyeyi mama wuriya musore yibereye hariya, uyu mukobwa atemi nuko nguko yaje rero bamusunika ahita babona. Ati igicamunsi kizama, uyu mukobwa aje kureba Hex. Ati igicamunsi kiza, amakuru yawe se? Ati meze neza cyane nta kibazo. Ati naritema gushakisha umuntu witwa Hex. Uyavuga ati Hex? Uyu mukobwa avuga ati yego, ni umusore muremure noneho afite n'imisatsi igiye gusa nk'umutuku ho ukuntu noneho n'umukara. Noneho umubyeyi araseka cyane. Urimo kuvuga cukubabuka umusore wanjye? Uyavuga ati igicamunsi kizama. Ati igicamunsi kizama idea. Ati igicamunsi kiza ahita bimenya ko ari mama we. Ati igicamunsi rwose. Ati mbese urimo gushakisha uyu musore Hex? Ati yego. None se yaba ari aha hafi ra? Umubyeyi avuga ati cyane rwose ari aha hafi rwose. None se wowe urinde kuri we, urinde kuri uwo musore rero, urinde kuri uwo musore Hex. Reba hano hasi kandi ku ibuto ya like ndetse ukande no kuri subscribe kugira ngo ninkiraho na episode ikurikiyeho uhita uyibona bitakugoye. Amazina yanjye nitwa Ancestor Inyase, ntabwo ndi intungane nta nubwo nigeze mvuga ko ndiyo. Nimero yanjye ni 0788220788, ukanyandikira kuri WhatsApp tukajya twiganirira bisanzwe. Baba bafite babyumva, urukundo mbakunda ni nkihwa ndetse mbafite ku mutima cyane. Ntituzaburane muri episode ya 5 ikurikiyeho.